Yo utari. Ndagute shaka. Sanga. Cyane ushaka amazi mu baturanye twebwe yagiye nayabuze. Ntago yabura kutabura kuko nubundi ufite icyaha gikomeye cyane. Wabujije umugore kujya gusenga. Hase mwareka nkubaza. Ubu nabujije umugore kujya gusenga. Tuvugisha ukuri. Ku wa mbere agiye gusenga. Ku wa kabiri agiye gusenga. Ku wa gatatu agiye gusenga. Ku wa kane agiye gusenga. Harya uretse gatuya. Uretse gatuya ndabizi wasanga ari mu rugo atamitana. Reka nkubaza. Urebera ko umugore ahera ku wa mbere ku wa gatatu ku wa gatanu. Ese umugabo ntaga tuba dukeneye kwitaho. Ako wemera ko amasengesho ari meza. Nyine ndabyumva amasengesho ari meza ariko no mu rugo wahasengera. No mu nzira mu muhanda wahasengera. Ahubwo guteranira mu bandi nta kibazo. Ubwo wowe ntago wabura kuba Imana itaguhana. Ariko se ukabona amazi yabuze. Ntacyo nubwo nyabuze isanzwe itari amazi. Uzi ko umukobwa wo kwa mukandutiye si umurokore. Ntabwo bamutenda ubu ntatwite. Aramaza ariko nyine wumve ko yarajyaga guterana n'abandi. Nta kibazo. N'urugero Imana izamubabarira. Akaseka. Baza kubaza kometse. Uriya mugore wanje. Buriya koko abagiye gusenga cyangwa nande baba yagiye. Mu izina ry'Imana pe abagiye gusenga. Kuwa mbere kuwa mbere ngo nitubatuke ngo tubatuke. Ngo muri nibatuke. Ngo kuwa kane ngo mu masengesho. Ha kuwa gatanu repetition. Ko cyumweru ngo nuguterana. Nuzi ibyo bintu nabishobora ko utabishobora se ugomba kubyumva mana. Uzi ko ari gihe mva mu kazi nimugoroba. Uzi ko ndari zamu. Mwana hakubitana mu gitondo ngo naraye muri nibature ngo nananiwe nangira ngo ndamubwira ati nyine kuri ya gahunda y'abantu bakuru. Akambwa ngo ibyo binera umujinya rero nkumva ntashaka azasobanura no gusenga. Dore Imana wa mwuka wera nagusaba yemenya gutembera. Nimba atari uko wikanze no mu umwuka wera se. Ahubwo se ko muje nta kwicara nta kugira iki ukansanga hano mu gikari aho ndi. Oya shari ndabanza ngufashe no myenda tubanze tuyifurirangiye. Nta kibazo nari ngiye kwanika. Ariko ndashaka usobanurire. Ariko turaza kubiganira sibyo? Sawa ko ubu wasigaye mu rugo wenyine. Cha uyu munsi sibyo karya nananiranye. Nakagombye kuba nagiye gusenga. Ndi kubona utari no muri hangover ubundi wahoraga ndi mu gisomo. Hoya. Cha Yesu agira neza. Tena namaze kubona gusenga ko ari byiza. No gusenga. Ubusigaye se. Ewana niyo njyamye mba numva umutima. Ubwo umugabo wanjye yasangiraga nawe ukaba waraziretse. Namara kukubura ndabizi nagasashobora turadusasa twakaritsiye. Ahubwo reka tubyigeho. Nta kuntu wazahura nawe ukamwumvisha ko gusenga ibintu byose biba kwisi. Byose bibeshejweho no gusenga no kwizera Imana. Ubu waba muri Yesu utizera Imana kumva uzi iyo utizera Imana uri ikihe ukamwumvisha nyine abagore bavuga ngo tugira amahane tuvuga menshi ntabwo umugabo wawe n'byanga byose akuko bikomeje kuri yashaka kwubaka byagora nje ndi umuntu ukunda gusenga byataye ariko biba bimeze gute aba ari umuguruko kandi ijambo ry'Imana avuga ati kitatunganye mu rugo nyine rukumva n'amasengesho wazamura ntabwo byaba ari byiza niyo mpamvu nanjye ntakugoye ndabona bari banabyambariye ahubwo ngiye ntunguwe nkubona urisubiye mu rugo wahora n'iki umva ubu ndababaye nyine niyakiriye kuko buriya kumvira ni byiza iyo wumvira umugabo wawe nyine ugenda umuhindura gake gake ko ntabwo wamufosinga ureka nkora iki mutacyumvikanye aho ngaho ugiye kugaragaza ahubwo rero boss ko muturanye mva myiza aranakunda nishimira ugomba kugira ikigomba kumwumvisha nubwo yabaretse ibyo gusenga ko inzoga akaba ziretse inzoga akazireka genda bizi neza uriya muntu wawe nzakora neza hanyuma ubwo se uzanyiturana uramba bari Ijute mwana mama urakoze cyane rwose basi ko sire nari kubwiye baro abimbwesha uri umugabo w'umuturage mwiza sha sawa amuherekeza urasanga ndangije kwanika ino myenda yego